Nongeye kubaha ikaze kuri uyu murongo dufatanyiriza hamwe kwiga ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Nk'ibisanzwe rero uyu munsi nanone dufite ingingo yo kuwa kabiri. Ni ingingo tugiye gufatanyiriza hamwe kwigana, ingingo itubwira ngo jambo yabaye umuntu. Jambo yabaye umuntu. Ni gahunda tumaze kumenyera rero. Ndabahaye ikaze nanone kandi mbabwira ngo ibitekerezo byanyu nkomeje kubiha agaciro cyane mu gihe mugira ibyo musaba byanozwa rwose ndabizirikana. Reka nsabe kugira ngo abakomeza kuduha ibitekerezo Imana ibaha umugisha, kandi nizeye ntashidikanya ko bizarushaho kugenda biba byiza uko tuzajya twegera imbere mu cyigisho. Ukuri Mwuka w'Imana ari we utuyoboye bizarushaho kugenda biba byiza. Ndetse habaye hari n'umuntu wenda ufite igitekerezo, rwose ndabinginze mujye mubima nta kibazo. Muri iyi gahunda yo kwiga ibyigisho biyobora abakuze ku kwiga Bibiliya, ni umwanya mwiza duhuriramo ngo twige ijambo ry'Imana. Rero niba ari na mugenzi wawe ubasha kumusangiza aya mahirwe, ndetse hari n'igitekerezo wifuza gutanga, rwose nyuma y'uko bamaze kwiga icyigisho ubasha no kumvugisha ukavuga uti rwose iki kibazo sinacyumvise, ese tukifashisha undi mwanya urambuye tukabiganira. Umwuka w'Imana abasha kutwungura ubwenge nk'uko yabikoreye abigishwa be, kandi ijuru ryiteguye kubikora ko byarabidusezeraniye. Rero mbere yuko twinjira mu ngingo y'umunsi, reka dusabe Mwuka Wera ngo atubere umuyobozi, tubikore mu buryo bw'isengesho. Turagushimye cyane Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko waduhaye amahirwe yo kubaho. Hirya y'ibyo uduhaye n'amahirwe yo kwiga ibyanditswe byera muri uyu mwanya. Turakuraritse ngo uze ube ari wowe utubera umuyobozi, utubere umwigisha mukuru, maze natwe tukwigireho. Kandi nk'uko wasezeranye ko uzatwungura ubwenge, turakuraritse ngo data ubwenge bwacu buyoborwe nawe, kugira ngo bitubashishe gukuramo ibyatukiriza ubugingo, maze ubwo ugiye kwerekanwa tuzahagarara imbere tudatsinzwe n'urubanza. Ngaho ubuntu bwawe bubane natwe kugeza dusoje, nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Ndanezerewe cyane kongera kubana namwe. nk'uko nari mbibabwiye, ni ingingo yo kuwa kabiri. Ni ingingo itubwira ngo jambo yabaye umuntu. Mu ngingo y'ejo muribuka ko twari twabonye mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo tumubona ko yari Imana mu buryo bwuzuye. Tubona ko mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Bivuze ko igihe isi n'ijuru n'ibirimo byaremwaga, Imana Mwana, Imana Data wa twese, ndetse na Mwuka Wera muri uwo murimo hari ubufatanye. Niyo mpamvu Yohana ahamya ati mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri iyi ngingo rero noneho hariyongeramo ikindi kigendereye kuba ari ihishurwa riri muri ubu butumwa bwiza, aho tubona noneho muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 14 nawe baduhaye gusoma, turahasanga amagambo avuga ngo jambo umwe twavuze wabayeho mbere na mbere kandi waremye byose. Uwo jambo yabaye umuntu abana natwe, ndetse tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Aha noneho turubona indi shusho nyuma y'uko ibyaremwe byose ari we wabiremye, ariko noneho tumubona yigira umuntu, ahinduka umuntu abana natwe. Ibintu bitangaje kubona Imana ihinduka umuntu, yambara kamero k'umuntu. Ibi birimo urukundo rutangaje. Niyo mpamvu umwanditsi yatubaje ngo mbese ibi bintu ni gute bibasha kudufasha gusobanukirwa n'urukundo rw'Imana. Kubona Yesu uwari Imana asangiye ubumana na se, yigira umuntu kubw'agakiza kanjye, kubw'agakiza kawe. Ibi bintu ni urukundo rutarondoreka. Yohana rero mu gutangira ubutumwa bwiza ntabwo atangira avuga Yesu cyangwa se ngo asobanure Mesiya, ahubwo nawe abutangira avuga izina rye asangiye na se, amwita jambo.
mu gihe rero Yohana yandikaga ubutumwa bwiza, impamvu yakoresheje ijambo aho guhita akoresha mesiya, nubwo wenda mwuka wera yashobora kubimusobanura muri ubwo buryo kandi akabwumvikanisha, ariko yongeye kugaruka kuri iki gitekerezo kitusubiza mu irema kugira ngo ashimangire ko ari Imana yigize umuntu, ko yahozeho uhereye kera kose. niyo mpamvu muri icyo gihe cya Yohana, igihe yandikaga ubutumwa bwiza, hari ijambo ry'ubucurabwenge, ni ukuvuga ba filozofe cyangwa se abitwaga abanyabwenge, bari bamenyereye gukoresha kandi iryo jambo uwarikoreshaga ryagiraga ubusobanuro bwaryo. niyo mpamvu na Yohana rero mu kutwandikira ubutumwa bwiza arakoresha iri jambo, atubwira jambo. Nubwo abacurabwenge hano baduhaye urugero nka Plato wakoresheje iri jambo mu gusobanura ubucurabwenge bwe, kuri we yavugaga ko jambo ryaba rishushanya ikintu gihuza ibyo mu ijuru bitagaragara n'ibyo mu isi bigaragara, ibyo mu ijuru bidahinduka n'ibyo mu isi bihindagurika. Plato rero akavuga ko mu bucurabwenge bwe logos cyangwa se rya jambo, iri logos murabyibuka ko twaribonye ejo, ari ryo jambo rivuga risobanura jambo, kuri we yavuga ko ari ikintu kidafatika kiri hagati y'ibintu bihoraho n'ibishira, ifite ishusho ya hano ku isi. ni ukuvuga kuri Plato mu bucurabwenge bwe yavugaga ko logos yarikoresheje nk'ushaka kwerekana ikintu kidafatika, mu gihe Yohana igitandukanye n'ibyo. Yohana we akoresha iri jambo mu buryo buhabanye n'icyo tumaze kuvuga cy'ubucurabwenge, kuko buryo ubucurabwenge ni abantu bishingikiriza ku bwenge bwabo, nyamara tuzi ko Imana yacu ariyo nyir'ubwenge bwose, ntabwo rero Imana ikwiriye gusobanuza ubwenge bwa muntu. Yohana rero igihe akoresha ririya jambo arerekeza ku kuri, aho avuga tubwira ko jambo atari ikintu kidafatika kireberera hagati y'ijuru n'isi, ahubwo jambo cyangwa se logosi ni umuntu, ari we Yesu Kristo wabaye umuntu akabana natwe, nk'uko tubibona muri Yohana wa murongo twabonye wa 14, aho tubona jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bw'Imana yuzuye ubuntu n'ukuri, tubibona muri we igihe yari mu ishusho y'umuntu ari hano ku isi. Rero Kristo ari hano ku isi yari umuntu 100% kandi yari n'Imana 100%. niyo mpamvu tubona imico y'Imana muri we yuzuye ubuntu n'ukuri. Ibi bisobanuye ko yari Imana 100%. Kuri Yohana rero iri jambo logos ni ijambo w'Imana. Kuri we igihe abivuga, abavuga aho tubona avuga mbere na mbere hariho jambo, arahamya ko ari Imana. Iyi mvugo ni imvugo y'Imana, ni ukuvuga ukwihishura kwayo bwite, akiyereka abantu mu buryo bwuzuye. Igihe Kristo yahindukaga ishusho y'umuntu akaza akabana natwe, bwari uburyo bwo kutwereka ishusho y'Imana, ariko mu buryo twebwe abantu tubasha gushikira, ndetse tubona ubwiza busa n'ubw'umwana wa se, kubera ko muri we harimo ubuntu n'ukuri, ariyo mico asangiye na se. Rero Imana yahindutse umwe natwe, umwe muri twe. niyo mpamvu igihe muri Luka igihe basobanura amazina ya Yesu yiswe Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe, ari kumwe natwe. Kuko mu butumwa bwiza rero bwanditswe na Yohana, igihe akoresha ijambo logos, avuga uhagarariye Imana ihoraho, wa wundi utegeka ikirere, wa wundi uvuga bikaba, wa wundi ukora imirimo n'ibitangaza, kandi wa wundi usana n'ubuntu uhwanye n'Imana, ndetse n'ubwo we yihinduye umuntu akafata kamere y'umuntu. Rero nanone aracyatubwira Imana ihoraho, ya yindi yabayeho mbere na mbere, niyo yahindutse umuntu maze aba umwe muri twe. Ibintu bitangaje cyane biri mu bwiru bw'Imana, uburyo tubona Imana yihindura umuntu. Ariko ibi bintu nibyo Pawulo yagarutseho igihe yavugaga mu Baheburayo igice cya 4 ku murongo wa 15, aho tubwira ngo nuko rero ubwo dufite umutambyi umeze uryo, wa wundi ubasha kubabarana natwe, uretse ko watigeze akora icyaha ariko yahindutse umuntu, ndetse afite kamere ya kimuntu, ageragezwa mu buryo bwose nkatwe, uretse ko umwihariko afite ntago yigeze akora icyaha. Rero uwo niwe wahoranye n'Imana, niwe wahozeho kera, nyamara kubwo gahunda yo gucungura umuntu, kugira ngo asoze ibyari mu mugambi wo gucungura umuntu,
umuntu, kuko turabyibuka mu nama y'agakiza igihe umuntu yari amaze gucumura, Kristo yemeye ko azamucungura, ndetse muri ubwo buryo ntabwo yagombaga kumucungura ari nk'Imana, ahubwo yagombaga gufata kamere y'umuntu akaza akabana natwe. Ndabyibuka igihe iki gitekerezo cyo kwigira umuntu kwa Yesu, igihe kimwe umuntu yigeze aduha urugero, aratubwira ati burya Imana yatwegereye nibwo buryo bwashobokaga kugira ngo aducungure. Bitabaye bityo ntitwajyaga gusobanukirwa n'urukundo rw'Imana, kuko twebwe abantu bapfa tutabasha kubishyikira. Amaye urugero arambwira ati reba nk'ubu uhuye n'intozi wenda zirimo zambuka mu muhanda, izo ntozi ukaba wifuza ko rwose udikiza ntihagire urutozi na rumwe rutakaza ubugingo bwarwo, ndetse yemwe imbere yaho hakaba hari imodoka igomba kuzinyuraho kandi zose zitondetse murongo mu muhanda. Wenda nubwo twebwe abantu tutabasha kubishobora, ariko yaduha urugero avuga ati icyashoboka kurenza ibindi byose kugira ngo udagira urutozi na rumwe uhomba cyangwa se rutakaza ubuzima bwarwo, nuko wowe ubasha kwigira urutozi rumwe muri zo. Icyo gihe ubasha kuvuga ururimi rwazo, ubasha kuzibwira akaga n'ingorane zifite. Muri ubwo buryo rero nibwo Kristo yihinduye umuntu abana natwe, ariko igitangaje nubwo yambaye kamere muntu nta cyaha na kimwe yigeze akora, kandi ngo yageragejwe mu buryo bwose nk'uko natwe tugeragezwa, ndetse anarenzaho. Ariko Imana ishimwe cyane ko yerekanye ukuri n'ubuntu muri we ko gukiranuka bishoboka. Ni nayo mpamvu igitambo cya Kristo gihagije gukuraho ibyaha byacu. Nk'uko twabibonye muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 14, mu gihe intumwa igaragaza ko Logos yabaye umuntu akabana natwe, ijambo ryakoreshejwe mu Kigiriki, iri jambo rivuga abana natwe. Twamubonye muri wa murongo wa Yohana igice cya 1 umurongo wa 14 haratubwira ngo jambo yabaye umuntu abana natwe. Baratsindagirira ijambo abana natwe kuko nanone ari ryo ryakoreshejwe mu Kuva igice cya 25 ku murongo wa 8. Bifitanye isano ihambaye, kuko muri iri somo ryo mu Kuva Imana ibwira Mose iti nuko mundemera ubuturo bwera nture hagati muri mwe, cyangwa se mbe muri mwe. Ibi rero ni nabyo Kristo yakoze, nk'uko Imana yifuzaga kuba kandi ikaba mu ihema ry'ibonaniro hagati y'Abisirayeli, uko niko na Kristo yaje abana natwe. Rero igihe Yohana akoresha iri jambo ngo Yesu wigize umuntu abana natwe, ni mu rwego rwo kugaragaza uburyo yatwegereye akaba hagati muri twe. Mbega ukuntu byari umugisha kuri twe kubana n'Imana mu ishusho yigize umuntu, tukabona imico yayo, tukabona urukundo rwa, tukabona Imana mu ishusho twebwe abana b'abantu twashoboraga gushikira, kuko yari hagati yabo kandi yabanye nabo. N'ikimenyimenyi 12 bagendanaga nawe igihe batwandikira ubutumwa bwiza, aravuga ngo uwo twiboneye, uwo twakozeho. Mbega ukuntu yatanze urugero rwiza, kandi byari umugisha kuri twe, ndetse na n'ubu biracyari umugisha gusobanukirwa uburyo Kristo yigize umuntu. Muri ubwo buryo rero mu kwigira umuntu kwe, Yesu umwana w'Imana wa wundi wavuye mu ijuru yafashe umubiri wa kimuntu ahishamwe ikuzo rye kugira ngo abashe kubana natwe. Ntabwo ari Kristo wahindutse ku rwego rwo hasi, ahubwo ni Imana yahishe ubumana bwayo mu bumuntu kugira ngo atwegere, atwigishe, maze tubone ishusho ya Kristo, ishusho y'Imana muri we, tubona gutungana kw'Imana tubiboneye mu ishusho y'umwana wayo. Ariko ibi bintu ni umugisha. Niyo mpamvu Pawulo muri rya somo ryo mu Baroma mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 15 aravuga ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera. Umurongo wa 15 rero nawo nifuzaga, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, dufite Kristo wa wundi wanyuze mu ntege nke izi natwe tunyuramo. Rero impamvu ibyo biduha icyizere ko nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe cyacu cyo kugikwiriye. Ngaya amahirwe, dufite Kristo wabanye natwe, ababarana natwe. Rero ibyo biduha icyizere ko nuko rero twebwe abegerezwa Imana nawe, kuko asobanukiwe n'intege nke zacu, yabaye umuntu nkatwe, azi intege nke duhura nazo. Mbega ukuntu mu kugana Yesu baravuga ngo mbega ukuntu tugira itendwe ryo kumusenga no kumutabaza, kandi asobanukiwe n'intege nke duhura nazo, yiteguye kudutabara. Mu kibazo gisoza baratubwira ngo
Yohana yatwandikira ibi, yagiraga ngo dusobanukirwe neza akamaro ko kwigira umuntu kwa Yesu. Rero hano baratubwira ngo ni buryo ki twari dukwiye gusobanukirwa no kwigira umuntu kwa Yesu. Ngo ni ibiki bitubwira ku rukundo Imana yakunze umwene muntu. Kuki dukwiye gukura imbaraga nyinshi mu gusobanukirwa ibi bintu? Dukwiye gukura imbaraga nyinshi mu gusobanukirwa no kwigira umuntu kwa Yesu, kubera ko igihe tumaze gusobanukirwa ko Kristo yahindutse ufite kamere ya kimuntu, akatwegera agabana natwe mu ntege nke zacu, ibyo bintu biduha icyizere ko igihe atwumva iyo dusabye nk'uko ashaka, kuko azi intege nke umwene muntu ahura nazo, adusobanukiwe n'imiterere yacu, abasha rero kudutabara mu gihe gikwiriye. Reka mbasabe njye namwe ngo ubwo dusobanukiwe ko mu kwigira umuntu kw'Imana byari umugambi wo kugira ngo Kristo abane natwe, atwegere, asobanukiwe rero intege nke duhura nazo, nta mpamvu n'imwe tubasha gutanga kuko zose arazisobanukiwe. Reka rero ubwo dufite umutambyi umeze atyo, tumwegere tudafite ipfunwe, kuko yiteguye kudutabara. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Mana ikiranuka, turagushimye cyane kuko dusobanuye ibyo kwigira umuntu k'umwana wawe, kandi nimwe ari ibanga ry'agakiza. Nuko ubwo yashatse yaduciriye icyanzu cyo gukirizwamo, kandi akaduha n'amahirwe yo kumusanga tudafite ipfunwe, kuko asobanukiwe n'intege nke zacu. Reka twisunge imbaraga ze, maze nk'uko yanesheje ikibi akatubonera intsinzi, Data ibyo bitubera ibyiringiro. Nuko ubwo agiye guhishurwa, natwe tuzahagarare mu mugabane w'abanesheje. Ngaho ubuntu bwawe bukomeze imitima yacu, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.